ati nta kuntu basi ibi nibi byajya biba ati mabuja ati ntago bishoboka rwose boss uramuzi ni umuntu ushaka kuguca umutwe akagenda agashingura umutwe hariya n'igihimba akagishingura hariya abaramwe njye gukora mu cyumba ndagiye icyumba cye ndagikoropye maze kugikoropa araje ambwira ati ngaca no ku gitanda mabuja akajyana none atangira nkora mu twanwa nubwo nta nubwo mfite bwose ntacyo akajya no akageza hano mu gatuza agashusha akamera nko gushushanyamo akantu ako nkumva umubiri birimo kugenda mu umutima mvuga ati mana yanjye nk'amabuja aranshaka wiki numva atangiye kunkora ahantu ntabwo atari ko mabuja basi ushaka iki ngo nyigukorere nisokere mu cyumba cya boss abaramwe ati ahubwo icyo nshaka nawe tugikora mu cyumba cy'umugabo w'isezerano aho turagikorera mu cyumba cy'abashyitsi ntabwo ati mabuja rwose ntubindenganyirizemo niyo wansembuye boss nadufata nashaka azica umuntu ariko najya kwicaza abanza kure kubera ko ari wamuciye inyuma ubwo umugore nyine twagatangiye abarambwiye ati ariko ubundi ngo abahungu nkamwe mwabagaye muri bya 15 yampaye aho nkubisemo 5,000 n'indi nota 5 turangira ku kazi nambwe atakira ndi 5 cyente winywere wirira icyo ushaka wumva icyo nyine kirakuza nawe cyo nibwo nyine cyatangiye gutyo birabaye rimwe kabiri gatatu kane Yes, katwongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi hano ni kuri Iris TV njya amazina yanjye ni Jado Twishime tuba tugenda tuganira n'abantu batandukanye mayikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda mayikaze abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda dukomeza tuvuga ngo mukomeze mukomere mu bihe bikomeye munyuramo abafite ibihe byiza nibyo kwishimira abari mu bihe bibi no gukomera cyane ndetse no gukomeza amasengesho uyu munsi rero turi kumwe n'umusore muri kubona tugiye kuganira byinshi bitandukanye nkuko mubizi n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi ama experience atandukanye buri wese afite chapter kuri page y'ubuzima bwe rimwe na rimwe ashobora kuba yasangiza abantu bigafasha abandi umusore bimeze biteye amakuru yawe ni sawa amakuru ni meza meze neza cyane banza wibwira abantu badukurikiye muri kano kanya nitwa Nyandwi Joseph Nyandwi Joseph bagaragara nk'ukiri muto ndacyari muto ariko ntago ari cyane ufite imyaka ingahe 22 waje uko wemerewe gushyingirwa n'amategeko y'u Rwanda cyane tuguhaye ikaze cyane kuri Iris TV ndetse tugiye kuganira byinshi bitandukanye urumva umeze neza uri muri mudu nziza meze neza cyane nta kibazo kabisa nta kibazo yes shimira rero buri wese wagize uruhare kugira ngo chaîne yacu komeze zamuke abadukunda abadukurikira mu buryo buhoraho abakanze subscribe nkubwira ngo aka kanya ushobora gukanda subscribe ukinjira mu bantu badukurikira mu banyamuryango ba Iris TV muri rusange reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uno musore mubona experience agiye kuduha ngira ngo mujye mubyumva ku bantu benshi batandukanye ariko ugasanga nanone bafite stories zitandukanye mu bundi buryo aho usanga bamwe mu basore cyangwa se inkumi bakorera abantu mu ngo bakunda kugira ihohoterwa uyu musore nawe byamubayeho turaza kumenya uko byagenze sibyo ra kandi byakubayeho kiri mutoya byambayeho cyane uri umukozi wo mu rugo okay ese uvuka hehe wowe mu rugo ni Muhanga uvuka i Muhanga mu kayi gace mu murenge wa Kiyumba gusazwe ku izina ry'Inyabikenke ni muri Nyabikenke ndahazi wa so nuko rero waje kugira igitekerezo ryari cyo kuza i Kigali byagenze bite akazi wagatangiriye hehe ubuzima bwari bumeze bute nari umunyeshuri nigaga mu wa gatatu sego na yine Urize muri nayine muri tronco mu wa gatatu wari wabijyanye ngeze mu gihe cyo gukora ibizami bitewe nuko wenda ababyeyi nzi mama papa ntamuzi rero ubwo biba ngombwa ko ambwira ati nta bagabo babiri mu rugo rumwe mpita niyigira inama nanjye yo kujya muri Kigali gushakisha natangiye akazi ko mu rugo nyine njya kuragira ingurube ndakora amezi abaye 6 barananyambura ntibanampemba hagati aho se mbere y'ibende yukuze i Kigali tutabisimbutse bivuze ngo wabanaga na step father cyangwa se umugabo we washatse mama wawe cyane ariko kuko ndi umwana wa 7 afite abana twavutse turabana 12 babiri nyine yari impanga bitaba Imana bamaje kwitaba Imana nyine dusigara turabana 10 abahungu 7 abakobwa 3
nibwo rero muri abo nibwo njye navutse ndi umwana wa 7 nza ariko ntari uwo mugabo kandi umugabo n'isezerano na mama mu by'ukuri wari ufite abandi bana muvukana ariko tutavukana kuri mama tutavukana kuri papa tuvukana kuri mama ariko tutavukana kuri papa nuko wakaba ari papa wawe mu rugo niwe wafashe umwanzuro wo kubwira ati niwe wambwiye ati ntabwo babiri mu rugo rumwe nibwo nahise kuko ngiye gukora ikizami tronkome nahise nigira muri Kigali ntangira ubuzima gutyo natangiye hano mu karere ka Kamonyi norora ingurube nyine nkora akazi ko kuragira ingurube nkora amezi 6 bakajya bambwira ngo tuzakwishyura ugiye kujya iwanyu barananyambura. Kuki bakwambuye se byagenze bite ku Kamonyi uragira ingurube bagwa amahanga ese ubundi ku kwezi kubera ko ari ubwa mbere nanyitangiye gukora akazi bantangije ku 600 ndakora amezi 2 nabwo ati mugomba kunyongeza ambwa ati nacyo turagushyira ibiro ujyuhembwa 8,000 naba ati nta biti nayo ninyabona ati nta kibazo hashize amezi 6 nabwo ati ngiye kujya mu rugo umukecuru yaje kugira abasore nyine bashaka abagore noneho umwe muri bahita njya kubana nawe noneho umusore twajyanye kubana nabo umugore akajya amushinja ngo uyu mwana ni wawe ntago yari umukozi wawe ati bitewe n'ukuntu umufata bitewe n'ukuntu umubana ntago ari umukozi wawe ubwo ni umwana wawe rero nanjye kumva umuntu bavuga ngo ni papa numvaga bimpesheje ishema kubera ko ari na papa nta narinzi hati yaba ari na so ati njye nabwo nabitindagaho cyane ko navuga ati n'ubundi amaherezo bitewe n'ukuntu wabwiye papa uko ateye n'uko ameze ntago ngo ari papa none se kutamenya ubundi papa wawe byagenze bite mama nawe ugize gusobanurira ati mama nyine uko mbyumva ngo yaje muri Nyamirambo nyine aje gusura abantu ubwo ni birebire ntago ari ibintu byo kugira ni birebire gusa nyine uko byaje kugenda iyo banyurira bambwira ati wowe ujye umenya ko uri umuhahano utari umwana nk'abandi yaba abavandimwe banjye yaba inshuti zanjye iyo turimo tuganira ntitwumvikana ntituvugana rumwe ubwo nyine usanga bambwira ati nturi umwana nk'abandi ahubwo wowe uri umuhahano yaje Nyamirambo nyine ahoranwa n'umugabo utwara imodoka n'umushoferi utwara ibintu bya peteroli urumva ko byagenze ndende ko guterana amada gutyo havamo njyewe yarahaje byo gutembera bisanzwe cyangwa yaje byo kuhaba inanga afite famille nini cyane yaje gusura famille to ubwo papa wakaba yari papa wawe ugaza kubimenya simbizi ni asubwo yabibwiwe niki simbizi ni yarabimenye we ngo yaramaze igihe arwaye mu kurwara rero nibwo yaje guhora ni mama yigeze nyine yaje gusura abavandimwe y'umuryango nibwo we n'umugabo nyine ukurumva umugore simbizi ko babimeze nuko byagenze kuko sindubaka ngo menye uko umugore acinye umugabo cyangwa umugabo acinye umugore nago mbizi ubwo rero nako ubwo aba bumuvukana kuri mama ukurikira byose bakomeje kugenda baba bari kwangira nyine ntituvuga rumwe ntago tupfa kumvikana cyane birumvikana hanyuma uwo muhungu wo mukecuru agutwaye ngo mujye mukorana yabaga i Kigali yabaga hariya nawe ku Kamonyi hariya hano ku Ruyenzi niho yabaga kuko wowe twamumaranye umwaka n'igice twaje kunana umwaka n'igice yari umugabo w'umukire yaza kwigira hanze ansigira no umugore agasigira nkaranga nyine ngo ntago uwo mugabo ntago ndi umukozi atitewe n'ukuntu umugabo yafataga imodoka mu gitondo nareyozaga nkayigira tukajya gutembera buri weekend bagira Rubavu tukajyana Rubavu aho bagiye hose tukajyana nabo bati ntago ari umukozi ati n'umwana we mbese yagufataga nk'umwana we cyane kuko yabwiraga umugore ati umwana mufata nka petit frère mufata nk'umuntu nyine muri njyewe basi bitewe n'ukuntu adukoreye bitewe n'igihe twamaranye bitewe n'uburyo muzi umwana w'inyangamugayo ngomba kwizera kandi ngomba kuzagendana naho ngiye hose byari byiza ubuzima nyine bwaje gukomeza mpamaze umwaka n'igice nibwo nagiye mu rugo ariko nagiye mu rugo maze imyaka 3 ntagera mu rugo bataza aho mba bamwe nyine urumva bifuzaga ko napfira iyo ngiyo abandi bakifuza nyine ko byarangirira iyo ariko nyine birangira ngeze mu rugo hano birabatungura baba bati Joseph twatwize ko wapfuye aho ari wankumbuye nyine barampobera nuko ndagira amarayo nkameza ngaye kuko iyo ndi mu rugo binsa kugira ngo mfate papa wowe nita papa mbe mfite nk'icumi ndi umugurire kugira ngo ambare iminsi ngomba kuzamarayo kugira ngo byibuze ube kumwe n'abavandimwe muri ikimbe ndi kumwe na mama uri iwanyu mumone tuganira cyane yo mu biganiro akenshi muganira no step father cyangwa se
wakaba ari papa wawe ni biki akunda kugucyurira akunda kunyura ati nta kindi uzapfira imbwa ukora akazi ko mu rugo gusa nta kindi ajya ambwira ni ugupfa ndimbwa nkora akazi ko mu rugo nkaho ati nyamara wanyita ngo ndimbwa ndiki ati njyewe icyo nzi cyo nzapfa ndi umugabo naho nabimbwa ibihe byose ariko nzi neza ko nzaba umugabo umunsi umwe kandi nimba umugabo umunsi umwe nkapfa nta kibazo bizaba bitwaye naho nakwipfira nabaye umugabo urumva ni nko kuvuga ngo umukire yapfuye ari umukire iteka ryose bahora bamwibuka birumvikana ntabwo biba byoroshye hanyuma icyo gihe mumaze gutandukana n'uwo mudamu umugabo yaragiye hanze nibwo usubiye iwanyu wese nasubiye mu rugo dukomeze urugendo uko bimeze ka kazi ko mu rugo karakomeje nikora akazi ko mu rugo njya ahantu bita Kabeza nuza Samuduha hari ikabuga wese uzi Kigali ubwo nasi nzi Kigali nubwo nayo mvuye mu byaro nigira i Kigali nibwo nakozeho turakorana mu boss na mabuje barankunda banjyana mu bintu by'Imana cyane ndagenda ndakizwa ndasenga none ndangije ndabwira ati rero nubwo mwambwirije nkakizwa atari ko ari ikintu nabonye cyo ati kuko babanye turi kumwe ndi kumwe na boss wabanje gukorera umusiribateri turabana tumaranye nk'amezi leta ashaka umugore nibwo naje kubabwira ati nyamara mawaje nubwo twite ati ndabona twita umwana w'umuhungu ati gusa azayitiranwa na se aranje amwe ati Jose nidusanga ariko bimeze ati tuzaguhemba kugeza ku kintu uziyumva ushaka nicyo tuzagukorera nibwo wari ubaye umuhanuzi mbaye umuhanuzi bitewe n'ukuntu yamaze kumva maze gufashwa cyane maze gukizwa maze konjyamo nibwo rero ibi ubuzima bwakomeje turabana amezi 9 arashize barabyaye babyaye umwana w'umuhungu kuko nabwo ati nundi uwo mwana w'umuhungu tuzaba inshuti cyane ati nubwo azaba ari uruhinja ariko nta muzijya mumujyana mugendi hano umwana baramubyaye bamaje kumubyara bamwita amazina izina rimwe riza ryitiranwa n'iryasi nkuko nabivuze noneho nibwo bambwiye ati ese ubundi tujya kurivuga wowe waraje uratwumviza turimo kuvuga amazina tuzita umwana nabati simbizi kuko ngiye ni ibintu byanjemo gutyo gusa mwabyaye umwana w'umuhungu azaza yitwa gutya bamwe ati gusa tujya umukobwa nabati nyene niba mubyara umukobwa azaba ari ubuhanuzi buvangiye bwanjye ubwo nzaba ndi umunyabinyoma nyine turakoze tumaranye imyaka ibiri nibwo nabwiye ati rero ndatashye ariko mama yari yaje kuhansura ahantu nyine bamfata nk'umwana mu rugo bamfata nk'ababyeyi nanjye nkabafata nk'ababyeyi ndabwira tumaanye nk'amezi 5 ndabwira ati rero mu mezi 5 tumaranye amafaranga nabonye ashaka ubu ndashaka ko basi muzanyishyura tumaranye nk'undi mwaka ati ese ko yamaze iki nabati hari icyo nshaka kuzayamaza nibwo noneho babihinduye banyishyura imyaka 2 yose ishize amafaranga nibwo bayamaye bamaje kuyama banamfungira mu ibahasha ariko ho bamemaga amafaranga menshi kuko bamntangije 15 nageze nabo bamemba 25 bamaje kumemba 25 nibwo nyine natangiye kujya nizigamira ndabwira ati muzayamereza icyo gihe nzabwira ngo ndatashye ndangije ndabwira ati barambwira ati nta kibazo amafaranga barayabitse bamaje kuyabika barampereza nsanga na amafaranga 450 kwako nagiye nkuramo ngurutuntu ngira uti nibwo noneho barangije bamfungiye mu ibahasha ku rundi ruhande barambwira ati bitewe na ryasezerano twagusezeranye ya mwana twabye w'umuhungu kandi mwana twaba tubona gukunda kubi tukatuzana abakobwa munaniranwa bitewe n'ibyo bikora n'ibiki ati nta kibazo itahire tiyo amafaranga niwo icyo uzayamaza bamfungira mwashijana 150 byo kugushimira byo kunshima nk'umwana babanye neza bako barambwiye ati nitukomeza kubana bafite gahunda kundira prime ngo nkabasha kubona prime nyine nka umushoferi wabo nkajya ntwara abana ku ishuri ariko nyine biza kwanga kwera gusezera akazi nibwo rero nagiye amafaranga nahise nyiranyagura ikibanza maje kugura ikibanza ubwo nakiguze hari Nyagasambu cyamagana ngahe cyamagana 5 naje mpita nyigura Nyagasambu maje kukigura nibwo twakomeje kujya tuganira mbwa ati amafaranga bakomeje kunkurikirana nk'umwana wabo n'ubundi kayambwa ati uracyasenga ntati ndacyasenga ati amafaranga amaje nabwo ati amafaranga nayaguze ikibanza rwose tungumeze neza ndahomeze neza ndetse kutayaguze inka nkuko babivugaga ntati inka shagura nibibazo ikarwara igapfa ikantwara amafaranga ndavuga ati reka nyagura ikibanza ubwo naguze ikibanza maje kugura ikibanza barambwira ati ubwo nyine ugomba kuzashakisha buryo ki ugira ute uzacyubaka barambwira ati cyakoze ikintu tuzakwemera nk'abantu mwabanye neza nk'abyeyi bawe
twemereye amabati ikibazo cyose uzubaka twemera amabati ariko nyine ubwo muri icyo gihe nari nkijijwe nkajya gusenga urabizi hari abantu nyine bajya bagera bagahanura akabati ngo tubonye ubaka ngo inzu imeze gutya na gutya ngo Imana iguhaye amabati ariko ngiye bitewe n'ukuntu nabyibwirira na boss mwenye bakambwa ati tuzaguha amabati ntago byaga bindiba nabati ubwo mwavanye cyangwa mufite ahantu mwabikoye ya nibwo ubyo byose wabaga uri gukora iki hagati aho ngaho ugiye waravuye kubaka iyo nzu uvuye aho ngaho kubera ko banyigishije guteka banyigisha gukora ibintu by'amandazi banyigisha gukora ibintu by'imigati mbega ibintu by'amakeke ibintu bijyanye no guteka cyane mva yari ibintu bindimo cyane nibwo nahise ngenda mbambonye akazi maje gusezera akazi kubera ko mu mezi 4 ashoboka twari tumaje kwirukana abakozi 3 b'abakobwa kubera iki kubera ko nari nyiri umusore utagishaka bya bintu by'ubuzima nari umusore unyine umvukijijwe ushaka kwikurikira Imana numva ko ibintu byose ari byo bindi ibintu byo gukurikira Imana cyane abakobwa rero mbonye barimo kugenda birukana buri munsi ndabatira ariko rero ikibazo ushobora kuba ari njye reka nyere tuzarana ikibazo gipfira nkimara kuhava umutipe waje nsimbura n'undi mukobwa waje hansanga ubo bamaze nk'imyaka 2 niba atari 3 simbizi kuko abatipo barazakata bigendera kubera ngo kubahemba make ya nibwo nasi nigira ahantu rero bita yongiye n'ubundi kabuga mba nkoranye mba ntangiye ku nkodesha inzu maze gukodesha inzu nayo mfite 5,000 maze gukodesha akageto ntangiye kujya ndangura ibintu by'amandazi ndazunguza inyungu mbonye nkavuga ati niba mbonye inyungu y'igihombi rero ndazigama ukwezi ni gushira nzagura iki nzabona amafaranga yo kugura nk'ifuso y'amatafari ya nibwo rero natangiye gutyo ntaramara n'ukwezi muri iyo geto mba mbonye umukire uvuka ku Ruyenzi yari umusore ndakeka yari afite nk'imyaka nka 24 arambwira ati nitwa Patrick namwe ati nanjye nitwa Joseph tunese ko nshaka ko wamfasha mu bintu nk'ibi ngibi urabizi kubikora cyane ntabyuze sinanze gukora amandazi pe nubwo nari nabonye hano mabuje bikora anyigisha agira ute ntabwo nari narabimenya cyane aranya bati niragerageje uruganda byaranze ndagerageza ibintu byose byaranze ariko ndashaka kumfasha mu ruganda ngiye gushinga nambwa tokite nta kibazo ariko nkafite telefone yanjye n'umuntu kuri telefone wabyigiye ngiyewe nafite gahunda kujya ndamubaza n'ukuntu gahunda zigomba kugenda nibwo umutipe twagiye turaganira agura ifarini amaje kugura ifarini muzi ibyanjye nyine nka sample yashakaga maje kubikora abandi barazaga amandazi katesa turimo 2 gice kimwe kikajyana n'ikindi kikajya hariye nibwo ngiye nafashe iryanjye none ayanjye ndakora ariko nkandimo kubikora kuri telefone bama kubinyisha kuri telefone nibwo nakoze ayanjye ikibazo cyaje kubaho noneho sasa ntiyesatuye ahubwo imbere yanze gushya nicyo kibazo cyaje kuza arangije amwe ati se bipfira he ndamubwira ati reka ndaje ngusubize nawe ati ngiye kwihagarika ndaje bagiye mamaga munambwira ati we ikibazo ati kirahana wahise biponda ifarini wahise ukora amandazi ifarini itarashya ati we none kuntu kimaje kuvaho ubitakigufata nibwo ifarini aba yahiye atongera ubikore uze kureba mu kubikora noneho nyuma nibwo amandazi yaje gushya imbere yisatura yari nyine yashakaga aranje ambwira ati umukozi ni wowe umugabo twarakoranye aranyizera uruganda rwarambwira ati nguru uzajya uhararira uhakora nguhemba 60,000 ukurumva nahembwaga ubuzima batangiye kuboneka no ubuzima butangira gukora twihuse none turaye ngo tugere kuri wa mubano na cyangwa se niyo skandale niko navuga yigize kukubaho ubana na nyokobuja bikangombwa kwifuza ko mwajya musambana cyangwa bikagenda iyo story yose ukuntu imeze byaje kugenda gute nyine ubuzima bwo ni burebure kuko navuye kuri umutipe mitanigira mu bucuruzi ndikorera ducuruza akabari aho bitirwa bari Gisenyi narakoze amezi ageze nko muri 6 ndahomba kuko nyine nanjye ndagira ngo tute twirutira kuri wa mugore mbona kuko nashoye 300 kandi ndashaka kugira ute kubaka yanzu maje gushoma 300 ntangira kujya mu maraha nyine mpanja kubona abana beza buri ubwato buhenze wabumbaza hari Rubavu ikintu cyose gihenze hari Rubavu wakimbaza amaroji wabimbaza kwera abana birubavu nyine babashaka kwira no kugira uti ya nibwo sasa nibwo natangiye kubona ko ari ibigiraha umukobwa akaza ati Jose umunsi turatemba mu bwato bwa gapira cyangwa gatenesi nkumva ko ari gukinga akabari ubundi nkahita mfata y'amafaranga inzoga nkuza igikapu tukajya kwinywera mu bwato tukajya twishyura ubwato tukira ubuzima nibwo nasi mbigurisha rero maje kubigurisha
mbona ndi guhomba kuko bari batangiye kumbwira ati waje n'imodoka kuzate wanyu n'amaguru koko mbaze nsanga nimo maje gombe mbise nkani mu mezi 6 n'abateka nze nkweri ndabigurisha maze kwigurisha nayo mfite yose bitangiranya ntangira kuyazamuza iki inzu ariko nibwo noneho sasa ubuzima bwaje kunkubita noneho nyuma y'amafaranga yose maje gushira nibwo naje guhura n'uwo mugore sasa Ruyenzi wagarutse Kigali nagarutse mu rugo ahubwo mu cyaro nyine nafite amafaranga mvuga ati ndaza guhereza wa mudadi aya naya turi kumwe ariko si byakunda ko njye ahubwo nigera ku mutipe kuri wa muhungu kwa mukecuru twigeze kubana none agiye turibanira nyine tuba turi kumwe nibwo umuntu yaje kubona akazi kuri uwo mugore akazi ko mu rugo avuga ati oketi nta kibazo ndetse nagana ati ni ku Ruyenzi akazi nakajemo ndakora ukwezi kwa mbere turakoranye umugore akajya ambwira ati yari umugore yaribanaga yari afite umugabo n'abana 3 gusa umukuru yigaga segonderi yigaga muri interinari ako Kamonyi abandi bana ari bato bigaga muri primaire kuko nabajyanaga umwe namujyanaga ku ishuri ndakijyana mu gutaha undi saa 6 nkajya kumuzana nkajya muri wundi wiga mu wa 5 primaire noneho sasa nibwo umugore twaje kujya tuganira ariko akafite umugabo nyine afite depo hari ya Nyabugogo umugore nawe akaba ari umuntu urango nafite depo y'imyaka ko hari yabishenye ariko we yagendaga mu kazi nyuma y'umugabo uko yabaga mu rugo saa 3 umugabo yagiye nka saa 11 saa 10 bitewe n'imodoka bagizanye imyaka nibwo umugore twaje kuganira nyine tumaranye ukwezi twaje kuganira ambaza imibereho yanjye ambaza iki ariko ubuzima bwawe amateka yawe byinshi cyane ariko mongerageza kumubwira bike bigize ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe ejo bundi nta ni mu uyu mwaka uyu nguyu turimo nibwo umugore nyine twaje kuganira ndangije ndamubwira ati nibwo yaje kumbaza ibintu byinshi cyane kujyanye n'urukundo tese kuva nagukoresha kutaritaba telefone ndamubwira ati mabuja nakoze akazi igihe kinini kenshi na kenshi nyitangira akazi bambwiye ko ikintu cya mbere mu kazi kibi umumawuja yanga cyangwa umubosi yanga ni telefone kandi kugira ngo nitabe telefone ndi kumwe na mawuja cyangwa na bosi bigaragara nk'agasuzuguro telefone niyo mpamvu mba nayibitse buriya nitaba nijoro atese ufite umukunzi ndambwira ati by'abakobwa rwose bantesha umutwe ati ntabwo bishoboka kuko nigeze gukundana n'umukobwa mugura imashini idoda y'120 maje kwimugurira umubebe ahita ashaka umugabo mu mezi 2 nyimuguriye noneho nubwo nyine ubwo byiza se yarayigushubije nageze naho ngurisha inka mugurira n'ibindi bikoresho mukodeshiza n'inzu navuga ko ari nk'inoza nyine ntaturi yajya akoreramo ashyira mu nandi bakobwa akajya bafatikanya kwishyura inzu umubebe nyine ashaka umugabo gutyo arigendera araguceka n'ibyo byose wamutayeho nibyo namutanzeho nyine arigendera ariko ntabwo byambabaje ntabwo nigeze nita ku mwanya namutayeho ahubwo nageragezaga kureba umwanya ngomba guta imbere yanjye nk'abati niba nyanze agomba gutekereza benshi ahimo yo kugira ngo tuzakundane njye nabo ibyo byose nigeze mbitindaho umugore rero nibwo twakoranye tumaje turaganira nyine bihagije pe ndabyibuka ukwezi kwa kabiri twari tumaranye nk'ibyumweru nka 2 mabuja agize gutya mu kwa kabiri ejo bundi oya mu kwezi kwa kabiri nyine twari turi mu ukwezi kwa mbere kwari gushize mugeze mu kwezi kwa kabiri dukorana nibwo yambwiye ati rero Joseph ndamwita batikram ati genda ujye kunkoropera mu cyumba naragenda gikoropa nkoropa no mu cyumba cy'abashyitsi mvamo maje kuvamo kubera ko kwizine yabo iri mu hafi na saramanje ndagiye mfatira bya mu gitondo nk'umuntu amaje gukora amasuku ahantu hose ndariye azasohoka kenyeye isume maje gukenyera isume igwa hasi ariko nyina nimo nirira maje kugwa hasi nibwo yagize yayituragwa itambaza ati Jose urambonye nambwa ati mabuja ntago nkubonye rwose naye ndimo nirira ati ntabwo nanayibonera umwanya tese habaye iki ariko nyine kumubona bwo naye namubonye wari wamubonye urijijishe nyine ngo mabuja atakwiruka noneho bwa kabiri isumiro ngera iragwa nanone ako kanya kiraho nta kintu ari yambaye hasi cyakoze ndari yambaye karisiyo nyine ta ndaje nambwa ati mabuja rwose ndimo koza ibyo mukubara ko naye nahagutse ndi muri lavabo ndimo koza ibyo nambwa ati mabuja rwose ibyo ntabwo nabibonera umwanya
nibwo yambwiye ati Jose tujye muri salo tuganire. Naragiye twicara muri salo, tumaze kwicara muri salo nk'amasaha nk'abiri. Ubwo turaganira. Ubwo umugabo yari ari icyo gihe? Umugabo yari ari mu kazi, kuko umugabo yigiraga mu kazi. Ariko mabuja kwa gatatu ntagakora. Kwa gatandatu ubwo abana bajya muri kuru, hari umugabo uza wajyaga kubakocinga. Umugore rero turaganira. Abarambajije ngo Jose, ndamwita bati Karama. Uziko ngo uri mwiza, ariko waba mwiza ntabwo warusha umugabo wanjye twasezeranye. Namubwira ati se kubera iki? Arangije arambwira ati ikindi witonda nk'inka iri kumwe n'iyayo. Iyo migani sinzi uko bayisobanura, ntabwo mbizi. Namubwira ati se mabuja ushatse kuvuga iki? Ati teka igihe tumaranye sindabona ahantu wasamaye, sindabona ufite amagambo menshi, sindabona ahantu mbega uri umuntu umeze nk'umusazi uri aho ngaho. Tumubona uri umuntu uri hayi, mu basore bose nakoresha mbona uri umuntu utuje, ibintu bya telefone ntujye ubiha umwanya, n'umukobwa yaguhamagaye mbona muvugana nabi. Ndamubwira ati mabuja ntakubwiye ngo ibintu by'akazi na telefone ntabwo njya mbivanga. Umugore nibwo yahise ambwira ati Jose, ati nibwo atangiye kwinjira mu mabanga y'urugo, abarambwiye ati Joseph umugabo wanjye buriya nubwo tubana tuba turi kumwe pe, ariko niba ari akazi andatirangana niwagize ute kandi nanjye mba nakoze, ni umuntu uzakagira gutya na gutya bikaba birarangira akamwanga ararangije, nta n'icyo akoze atoreje inshingano z'urugo, nta n'iki. Ati nose ugira ngo ngufashe mabuja ko nari umugabo wawe kare ko nari umuhungu wawe urajya ngo mbige. Ati nose nimwabyaranye? Ati yeko Jose, ati naho nuba n'umugabo ntuzabwire umugore ngo wananiwe, kuko imbaraga zose wakoresha mu kazi kawe uzaharamye no kugira ute ushake n'izo uri bute ku mugore wawe murimo kubariza inshingano z'urugo. Mutamu nyine ndanje ndambwira ati oketi nta kibazo bweyo ni inama ngiriye. Araje ambwira ati reti umuganye twashakanye ndari umuntu ubasha koreza inshingano z'urugo akora buri kimwe cyose, atari kubungubu rwose ati nta kigenda. Ati byaranze. Nukuza tirekamo ubundi birangira no. Ambwira ati ndarangije. Ni amasegonda. Ni amasegonda. Nibwo namubwiye ati ariko mabuja ati nta kibazo nyine jya wihangana. Mabuja yahise ahaguruka ajya muri dushe, ageze muri dushe arahoga, amaze koga avamo aragaruka kenyeye isume nanone, ahubwo none nta kintu ari yambaye namba. Nanjye ndahanagura ku ntebe no muri salo, ahantu sindimo ndahanagura isume irongereragwa bwa gatatu maze kugwa. Oya haracize indi minsi. Okay nundi muhe ni indi minsi yambaye no gusa buri aranje ambwira ati ariko Jose, ati nk'iyo nyitegereje nka nyokobuja basi ubona ndi mu ntoki. Namati mabuja ngiye kintu mba ndeba nuko uri umuntu mpemba kandi ukampemba neza, naba nkeneye nk'agacupa kangurira nk'inywera, kuko cyagiye cyo gukizwa nyine naje kubivamo, maje kubona ibibazo byanjye bikemutse naje kubivamo ndabatereka n'inywere, urumva ko nageze za Rubavu nyine iyo ngiye. Nibwo umudamu yanguraga akajya ngura agacupa nk'inywera. Ati rwose mabuja nta kibazo. Noneho boss nibwo yageze aho, boss nyine muri iyo minsi tutaragiye ibyo dukorana mabuja n'ibishyikirano byinshi cyane, kuko nyine amaje kumbwira amagambo. Boss nibwo yaje arambwira ati Joseph, mu gihe tuba twatetse inyama ubwo wemerewe yaba skore ebyiri yaba eshatu ugomba kuzemererwa, ariko akazi ngiye kuzaguha ni akazi kamwe kundindira umugore. Ati ko nsigaye mbona umugore nsigaye numva ngo hari ivatiri umutuku ijya mucyura imeze gutya na gutya. Namati boss ntago mbizi. Ati rero tikubera ko mwama akazi ko mu rugo ibyo hanze igipangu ntago mbimenye, rero ndashaka uzacungira ivatiri koko kiziga parika no hanze igipangu. Ati nuyibona ukamamaga. Ati nuyibona uzambwira. Mabuja nawe mu minsi mike bateje marambwa ati Joseph, ati ndashaka kuguha akazi. Tesa akazi kameze gati? Ati ndashaka kuguha akazi kazajya kakongera amafaranga, ati twaguhemba isohoje ameze gutya na gutya. Ati nta kono basi ibi nibi byajya biba. Ati mabuja ati ntago bishoboka. Rwose boss uramuzi, ni umuntu ushaka kuguca umutwe akagenda agashyingura umutwe hariya n'igihimba akagishyingura hariya. Ati ntabwo iryo kosa narikora ngo mujye muryama. Twakomeje turaganira, abaramwe ngiye gukora mu cyumba. Ndagiye icyumba cye ndagikoropye, maze kugikoropa araje ambwira ati ngaye cyane ku gitanda. Mabuja akajya none atangira nkora mu twanwa, nubwo nta nubwo mfite bwose ntacyo. Akajya no akageza hano mu gatuza agashusha, akamera nko gushushanyamo akantu, ako nkumva umubiri birimo kugenda mu umutima mvuga ati mana yanjye nka Mabuja aranshaka wiki.
ukumva udushagarira ya nkumva dushagara turamfashe noneho nari umuntu ukunda kwambara iki amasirengeri arangije afata umupira arangije ajya gushati Jose harya ngo ufite imwemwe ndamubwira ati niwe si imwemwe n'iziki arangije aza ngo mana yanjye ngo ufite cyakoze yarambwiye ngo mba ngo siko ufite ngo niba ari ubwatsi ngo buteye neza nk'iki umwana ngo ufite ngo imwemwe ngo zinuza ngo z'amarende kinandike nka byandi by'abandi biba byizingazinga nambwa ati ariko se kama ko abantu nyine biterwa nibwo mabuja atangiye nyine kujya shushanya mu gatuza nkumva atangiye no kugenda azamura santima numva atangiye kunkora ahantu nambwa ati ariko mabuja basi ushaka iki ngo nyigukorere nisokere mu cyumba cya boss aho nambwa ati ahubwo icyo nshaka nawe tugikora mu cyumba cy'umugabo w'isezerano aho turagikorera mu cyumba cy'abashyitsi nibwo mugore nyine twaje kugenda mu cyumba cy'abashyitsi atangira kumbwira amagambo menshi araje amubwira ati kugira ngo ubyemere atakira mbe ngo 15 wayanywera wagira utete n'ibyawe ati ngo 15 ako kanya kuri nyine nanjye urumva akazubura gatangiye ndagatangiye umuntu nyine winoza akazi naragatangiye ndagakora nawe ati mabuja rwose ntubindenganyirizemo niyo wansembuye bose nadufata nashaka azica umuntu ariko najya kwicaza abanza kure kubera ko ari wamuciye inyuma ya ubwo umugore nyine twagatangiye barambwiye ati ariko ubundi ngo abahungu nkamwe mwabagaye muri bya 15 yampaye aho nkubisemo 5,000 n'indi nota 5 turangira ku kazi nambwa atakira ndi 5 cyente winywere wirira icyo ushaka wumva icyo nyine kirakuza nawe cyo nibwo nyine cyatangiye gutyo birabaye rimwe kabiri gatatu kane none nyine inzu iba irasakawe gusakarwa irakingwa imaje gukingwa ariko inzogi nzifatira ideni twandikira mu genzazi bahera bajya ngo nari nabiza ajya ngo n'Imana yamvugiragamo ko nzana amafaranga yo kwishyura mu minsi mike umugore wankubise amafaranga nyine nawe none se hagati ubundi iyo vatiri yazaga mu rugo iyo yabaga ari yande ntabwo muzo mukire yari umuturanyi yaparikaga ku gipangu akinjira iwe agakomeza atinje umugore nyine akinjira umugabo imodoka igakomeza iwe igakomeza iwabo ubwo wabaga bavuye ahantu mu byanga bikunze akazi kamwe ati isobusha bimenye yakwica umuntu ati ndamutinya kubi nambwa ati homo ati buriya nkangisha inkoko n'iki n'inzoga ati ntabwo inzoga arizo naje gukora ati naje gukora amafaranga yamahuje nyine akajya ambwira ati ahubwo Jose ngoro umuntu n'umugabo akaba mfashe guteka yamara kumfasha guteka akamfasha ibintu byose pete ubwo barimo kwiga bafite umwanya wo kwa coachinga tukagenda akabambwiye ati tugiye muri cyaza gakondo akabanza kamereza yanjye ariko yamara kumereza yanjye nyine tukajya muri gahunda zacu ariko imaje kumara nk'amezi ane ubwo namubwira ati mabuja aho bigeze inzugi namaje kuzishyura kuko nari narishyuye make ati mabuja aho bigeze aho kugira ngo nzacibwe umutwe cyangwa amatwi cyangwa amaguru nafata umwanzuro nkigendera niko kwigendera inzanye kubera ko namaje kuyikinga maje kugura imifuka ingahe ya sima bagomba kuyipavomamo imbere nyine agashyiramo sima agashyiramo n'iki nawe ati mabuja baye ndagiye amezi ane maje kumusezera rero nibwo ubuzima bwaje gukomeza niko kugira inahangaha noneho sasa muri Nyamirambo uko kuzi Nyamirambo yes ngaho nguko rero hagati aho se kuva icyo gihe wahavuye sobuje cyangwa se umupapa waho ngaho ataramenya ibiri kubera mu rugo yaba ibyawe yaba n'ibya nigize arabukwa namba oya ntabwo yarabutswe ahubwo mu kumusezera ambwiye ati Jose ujyanwe n'iki kuri umwana nafataga nk'ikitegerezo kuri umwana ntekeraga nkumva biraryoshye kuri umwana numva guzi guteka ujyanwe n'iki ndambwira ati boss ati buriya amafaranga igihe cyari kingu basi mbona amafaranga nk'aya ngaya ati amafaranga rwose ndayafite ati nk'aya ngaya niyo nashaka kugira ngo nishyure inzogi z'abandi nafashe ati igihe ni iki rero ako karere ambwiye ati ngazanjyana tujyane ku kibanza cyanjye ngarebe none ngiye bitewe n'ukuntu yabaga yansindisha ngo ati uzantera inkunga nibuze akahita ambwira nawe akamukera nkamuseka cyane nkambwira ati ati nta kibazo ati bose ntabwo byambaza kuko kuva navuka yabanza nkiri no mu nda mama narabwiwe nabi nibwo mu boss yambwiye ati nta kibazo ndamubwira ati nibwo nanjye nase mubwira ati wano nawe uri nk'aba bandi bazagira ngo ni umuntu yubatse neza mu nzu z'ubukode ushaka kuzaza nawe ukazansenyera ngo nuko nubatse yanjye wibera mu nzu y'ubukode ubwo urumva habaga arimo gucyurana njye nawe ariko turi inshuti dukundana cyane kuko nanjye namufataga nkuko nafataga grand frère
hanyuma ubuzima urimo aka kanya bwo nyuma yo ya nyine nyuma yo kuva aho ngaho haciye nk'iminsi ingahe haryo uvuyeyo ukwezi kurashize wisanze nabanje kujya mu rugo naho ngaho ku nzu yanjye mbanza kuba muri ghetto nyine mu nzu yanjye nubwo idakoze neza nubwo itagize neza ariko nabanje kuyibamo ndara ku ikarito niyorosa isume kuko imyenda wenda ifite nasazaga imyenda nkiyorosa isume tu nibwo niko kuzi nanga rero mpamagaye n'umutipe w'inshuti yanjye arambwira ati nanga aboneka akazi k'ibiyede duhembwa 3 ngwino umujyane mu kazi ntumaje kumugiraho umutipe ya tumaranya iminsi 4 tumaranye iminsi 4 umutipe barampindutse kubera n'umutipe urarizamo hano hirya amaje noneho rero sasa baje kumwiyafera beto bamwiba n'ibiki ariko njyewe si ntagaruka bimwe ahubwo nibabyibishije kuko niba bitanze amafoto yabyo yarasohotse kuko hari abamubonye kandi nanjye namubonye abigurisha umutipe rero ahita ejo bundi nijoro ha 3 ndashobora ndigena gufurira nibwo nageze mu rugo nsanga umutipe imyenda yanjye yajukunye 3 z'ijoro cyakoze imyenda yanjye imwe nayibikije kundi umutipe kuko ambwira ati umutipe ntago ari shyashya imyenda imwe nyine njyana imyenda njyana mu kazi mu kiyede nyine nkora n'indi nkoresha aho ngaho nsanga bise byose yajugunye hanze nabate siko icyo bikoze ndavuga ati nyine nabikoze kubwizo mpamvu bitewe n'amagambo wavuze nabate wakete nta kibazo Kigali ndayizi aho narara hose naho nagira gute ntagiriwe nabi nagira nabaho nibwo siyashize iminsi 4 ntiturahembwa ari mu ishantiye ntituragira ute ubuzima none ndavuga ati none buranchanze kuko nitwatekaga nge nazaga nkira muri restaurant kuri umutipe hano hirya ntamwishyura nyuma maje kuko navuga ngo nzahembwa nibwo none sasa byaje kugira gutya nyifatira ingangi hari hirya nyina hari ya mwirawe munsi etaje kuri escalier abanyerondo barahansanga baza n'inkonyi ngo agiye kunkubita navuga ati ni munkubite kuko nta cyaha mfite nta nikosa nakoze atobwo ibya ferabeto muzi namwe byabaye kuri urya munsi byakomeje kuba ferabeto nibwo bambwiriye inama turaganira mwa tukaba tugiye kuguhata igiti nabwo atese mu mata igiti kubera ko nagizemo ya nibwo bahise bambwira ati noneho umukuru w'abanuza w'abarondo naye mfite amafaranga cyatari mu mufuka yonyine arambwira ati wo mwana minota 2 nkwereka ahantu uryama ndabati nose mwate nkiryamira hano uko endejo nashakisha buryo kine nabaho cyankareba ko nkakomeza nkakora nkajya nirarira hano nkakomeza nkakora mpaka mbonye amafaranga yo kwishyura inzu bambwira ati ntago bishoboka ati turakujyana ndabati ese muranjyana ati tugiye guhamagara imodoka ndabati basi mushyiremo n'imiyaga ibyo mwibikora noneho sasa nibwo namuhaye cyata yambwiye ati ngufita ngo ni muhe 2 nganajyana ndara ati mfitemo amafaranga 5 yonyine yanjye mu shuri rya hano hepfo arambwira ngo agiye kundaza ku modoka mutipe w'inshuti ye aho kugira ngo njyane mu modoka yanjyanye ku ibaraza ry'ishuri njyamaho ngaho arambwira turyamye hano se atesari ikibazo ati ntahumura nta kibazo nta nicyo uri bube buryo kurya tubonana gutya tubonana ngiye nifatira ingange aho ngaho kwerekera mu 5 cyanjye iyo mbonye amafaranga nyine ubwo ntukuzigama mvuga ati reka ndeko nazana amafaranga yo kwishyura inzu nkati nyine nta konti ubuno kagenda kwirarira kuri iyo ngange nkafata ingange aho ngaho ubu ni nkuru urara yagiye abwira umutipe amaje kwibwira umutipe nyine umutipe avuga ati nta kibazo ndababwira ati mugihe ntarabona amafaranga yo kwishyura inzu basi reka njye nirara muri no ngange ntaribi nibwo umutipe nahise ambwira ati noneho ujye utaha nka saa 4 z'ijoro cyangwa ugize nka saa 4 z'ijoro mbundi ndebe ko na kodepana nkagushyirara mu ishuri wenda akaba urara kugeza ikizabonera amafaranga yo mwishansiye nkabati nta kibazo nibwo rero uyu munsi nijoro nibwo natangiye kurara muri rya shuri yanjyanye urara mu ishuri ariko n'ubundi bizansa kugira ngo mbone amafaranga yabo n'ubundi ayo gukorera ku ntuzi kwishansiye nimara kuyabona ntagira utenkata mbishyura nabo kubera ko ngo ntago ari uko habera umuntu gusa gusa nabo nzabishyura ubwo buzima rero Kigali ngo nibwo natangira kwisobanukirwa neza ntago nari nyizi ariko no kuva kuri uwo mugore nahavuye mu buryo bw'ubushake bwanjye kugira ngo boss atazankata umutwe kubera ko nayimaje kubona amafaranga y'inzugi zanjye n'amafaranga ya sima zingahe aza wenda azashyira sima hasi ya nuko ubuzima bwagenze rero ntago babyoroshye kugeza n'izi saha nyine Kigali yambanye Kigali natangiye kuyumva ntago babyoroshye ngira ngo mwumvise Historia yose yagenze mbere ko dusoza amasomo wakuye muri icyo gikorwa cyakubayeho n'uwo mugore
cyangwa se nk'inama wumva waha abantu aka kanya bashobora kwisanga muri ibyo bintu bagenzi bawe bashobora kuba badukurikiye amasomo wabikuyemo ni ayahe? buriya inama nagira nk'abahungu bakora akazi ko mu rugo cyangwa abakobwa, biriya bintu nta cyiza cyabyo. Biriya bintu iyo udakuyeyo umwaku, iyo udakuyeyo izindi ndwara, iyo udakuyeyo ibindi bibazo, ushobora guhura n'ibindi bibazo imbere yawe, urimo kwica ubuzima bwawe. Yandi usanga umubosi agushukisha amafaranga cyangwa umubare agushukisha amafaranga, arakuraruye, ariko burya ikibazo ntabwo gikemurwa nuko wakora ibyo ngibyo. Ahubwo ikintu nabonye cyo, tegereza ukwezi kwawe gupfe uhembwe amafaranga meza anyuze mu mucyo. Wowe gushukwa n'umubosi, wowe gushukwa n'umumabuja, kuko nta kiza cyabyo. Kuko nkimara kuvayo n'ubundi ya mafaranga nubwo nayishyuye, none ntabwo nahise mbona kandi kazi, ahubwo nabonye ahubwo ari ibindi bibazo bindi. Byahise atuma nifuza kuba nahura n'abandi bakobwa wenda runaka, ahatatuma kuba nakwifuza n'ubundi ntakora ibyo ngibyo, ahatatuma n'ubundi nahura muri ibyo ngibyo nyine byashugujugwa, ariko biriya bintu ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Rero inama nagira abo bandi rero, ibyo bintu ntibazabikore, n'ubikora wese namwifuriza kubivamo, ahubwo akarebe yo kwica ejo hazaza he, ahubwo agerageze kugira ute kurema ejo hazaza he. Okay. Asante sana, reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye. Ni ikiganiro cyakubaka ndetse cyagira n'icyo kivuze ku miryango rimwe na rimwe. Aryo abantu babazi yuko ibintu biri parfait bagomba kuba maso, bagakurikirana byinshi bitandukanye, bakita ku ngo zabo no kubariza inshingano z'abagabo. Ni byinshi cyane. Turagushimiye cyane, wakoze. Bishoboka dushobora kuza gushyira nimero zawe hasi ku buzima urimo aka kanya, wifuza kuvugisha wagutera inkunga wagira gute, wenda yazakubona kuri izo nimero niba zihari. Zirahari nta kibazo. Okay, ni kangahe? 078 62 06 389. Okay. Reka tubashimire abakozi cyane, mbasa gukomeza gukanda subscribe no kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Jado Tuyishime, ndashimira Emilie kuri kamera ndetse n'amajwi, shimira n'uyu musore watuganirije, mukomeze mugubwe neza. Gusa icyo navuga cyo, hari uwo ushaka wenda gufasha kuri icyo kibazo, wenda yabanza akamvugisha, kuko mobile money yanjye ifite ikibazo. Bigeze kunya telefone ari amafaranga nyine nza kuyifungisha mobile money yanjye, ngo ntabwo ndayifunguza, bambwiye ko ngomba kuzajyana ibyangombwa nkajya kuyifunguza. Ngo ntabwo ayohereje ntiyajyaho, ntibyakunda, ari ibintu bishoboka. Ubwo rero urumva no kwanza akamvugisha, wenda nka namuha indi nimero runaka nkoresha yindi, ubundi sasa tukaba twavugana nka bikagenda gutyo. Okay, sana kibazo urakoze cyane. Sawa, namwe murakoze. Asante. Sawa.